Hello once again, ahari nawe waba warigeze wibaza ku bya Burende ya Kagugu. Noneho nkuzaniye video y'umusirikare ubisobanura neza muri terime za gisirikare. Ubwo nawe niba uri umusivile nkanjye biraza kukugora kubyumva, ariko ntujye kure, umva bimwe mu byo ari kwivugira. Yaraje asanga Alpha Bravo na 59 zimaze kuhagera nk'uko yari yabitegetse. Twashyizeho imbunda irarasa, iragenda irasa muri iyo nzu yari irimo RTRM. Tugiye twumva muri RTRM honyine baravuga ngo Noheli acitse akaguru. Ese wari ubizi? Ntucikwe n'iyi video, yirebe kugeza irangiye. Nkwibutsa kandi niba utarakanda subscribe ubikore nonaha kugira ngo tujye turushaho gusangira amakuru y'ibanze, tunahugurane mu bintu bitandukanye. Murakoze nyakubahwa First Lady, murakoze kuba mwantumiye muri iyi nama. Ngiye kubabwira ibyo mutabonye wenda muri museum, kuko muri museum ibyo nakavuze byinshi niho biri. Ubu rero icyo General Keke yari yavuze, yari yababwiye uburyo nyakubahwa chairman wa High Command icyo gihe ariwe nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame, ukuntu icyo gihe ya deploying forces izinyura muri East, iziza muri Central, nizijya muri North, nizisigaye zirwana inyuma. Njyewe itariki 8 z'ukwezi kwa 4 nyakubahwa chairman wa High Command yatubwiye ko duhurira ahantu hitwa Miyove ku gasozi kitwa Mashyiga. Twahahuriye turi batayo 3, combined mobile force 3 nkuko mwabibonye, tuza muri access ya Central ariko kuza i Kigali. Duhuye na chairman wa High Command, yaraje asanga Alpha Bravo na 59 zimaze kuhagera nk'uko yari yabitegetse. Areba neza, avugana na officers bose, avugana n'abasirikare, areba uko twiteguye, areba buri muntu wese ko yiteguye koko ko twambariye urugamba. Amaze kubibona, noneho aduha inshingano, aratubwira ati, abanza kutubwira situasiyo uko iteye. Arangije kwitubwira, atubwira noneho ko tugiye gutabara, atubwira, aduha inshingano iyo tugiye kubahiriza. Icyambere yatubwiye mwabibonye muri museum, ariko ndabisubiramo kubera yuko ari ibintu bikomeye. Yatubwiye ko tugiye kugenda tukajya i Kigali, tukavuna cyangwa se tugahura na 600 yari iri hano muri CND, abasirikare ba Third Battalion, aribo bari barinze abanyapolitike bacu, bari baraje kugira ngo bajye muri transition ntuza cyangwa kujya muri leta y'inzibacyuho yari igiye kujyaho icyo gihe. Ikindi yatubwiye yuko jenoside yatangiye, ariko tugomba kuyihagarika, tukarokora abicwaga, tukanabafasha, ariko jenoside igahagarara. Ikindi yatubwiye ni ukuvuga ngo tugomba guhangana n'abicanyi aribo bari inzirabwoba
fari tugahangana n'interahamwe zicaga abantu tugahagarika ubwicanyi kandi tukabatsindira burundu. Ku mugoroba w'itariki 8 nyakubahwa chairman wa high command noneho amaze kuduha ayo mabwiriza aravuga ati aduha ibyo bita ngo ni code of march, uri bujye imbere ukurikiraho n'ukurikiraho. Aravuga ati Alpha ijya imbere, Bravo ikurikireho, 59 ikurikireho, nk'uko mwabibonye muri museum. Alpha yari iyanjye. Ubwo saa 12 za nimugoroba tuba dufashe inzira noneho, ariko aho bari batubwiye kunyura Aduyi yari ahari, kuko imbere yacu n'ubundi aho twabaga hari pozisiyo za Aduyi za deployings. Twagombaga kuzinyuramo Aduyi atatumenye, kuko inshingano bari baduhaye niyo kujya Kigali, ntabwo yari yo kurwana n'uwaduyi wari uri aho ngaho. Turagenda bucece tunyura hagati ya Aduyi. Alpha maze kuhanyura, Bravo yari yikurikiye, Aduyi aba yayumvise arabarasa. Abarashe noneho bararwana, bashyiraho force nto yari imbere, irahaguruka irarwana irwanye na Aduyi, ariko izindi force zirakomeza zikurikira Alpha na 59 irakomeza. Uko bariya bagiye kurwana, abo ngabo bakiya barwanaga, buri kugikombora cyavugaga cyangwa se amasasu n'ibiki, byasaga naho twebwe bitwongereye kwihuta, tukihuta cyane kugira ngo twebwe tugere aho batubwiye. Tumaze kubanyuraho twumvise turuhutse, kuko twari tuzi defense zari ziri imbere. Turavuga tutabandi bo turahangana. Turagiye, urumva abasirikare bari bavuye hariya bagiye ku rugamba, bari bikoreye kuko twari tuzi ko nta wundi uri butuzanire ibikoresho uretse ibyo tujyanye, kuko inyuma yacu twari tuhasize Aduyi. Turagiye, abasirikare bari heve bikoreye, ariko tunyura mu tuyira nyine two muzi tw'amaguru, two kuva ruguru iriya muri North. Turaza, kandi hari nijoro, umuntu atareba undi, ariko ari kugerageza kugira ngo ukurikire ubundi. Buryo inkotanyi nijoro zararebaga. Nubwo hari umwijima, ariko force ingana gutyo kuyishyira mu murongo umwe byari ibintu bigoye, ariko twarageragezaga natwe bakamandazi nyine. Ukaba uzi ko umusirikare yikoreye yarushye, kandi wenda ariko ataza kubura, kuko ashobora kugira gucika akabura. Aho rero twarirutse. Ntabwo kwiruka wenda ari ikinyarwanda, iyo uvuze kwiruka baravuga ngo warahunze wenda, ariko twarihuse kuko bihagije. N'umuntu wese pozisiyo za Aduyi zari zituri imbere, zaratubonaga zikabona turi nk'abasazi. Abantu bihuta kuriya baje kuri pozisiyo, ntabwo ushobora kuhaguma, ahubwo barirukaga. Abandi batirutse tukabarasa bakiruka nyine bakadusiga. Urugendo rwari rurerure, twavuye itariki 8, itariki 9, itariki 10. Itariki 8 hari nijoro, itariki 10 tuba tugeze hariya hejuru ya Nyacyonga, ahantu harebana na Kabuye. Ku mugoroba w'itariki 10 tugeze aho ngaho, twatambitse dutya haruguru ya Nyacyonga, ariko Aduyi kubera yuko na RTRM yazaga ivuga aho tugeze n'abaturage babivuze, Aduyi twasanze yatwiteguye. Dusanga yatwiteguye,
ku musozi yari avuye Kami ajya ku musozi uhareba gutya ahashyira za machine guns mitarayeze nyinshi. Abonye tuhageze aturasamo mu murongo wacu. Urumva iyo bakurashe ubanza kwikubita hasi ukaryama, hanyuma amasasu akaguca hejuru, ariko ntihabura abakomereka. Ariko aho ngaho twahise dufata za machine guns zacu nini twari dufite no ku mutwe, turazubaka neza, turabarasa. Tubarashe baraceceka. Icyo tutamenye ni uko bapfuye cyangwa bagiye gusa bahunze. Ariko twebwe twari tugizemo inkomere, dutangira kuzivura, dutegereza akajoro mu gatoya, ubwo bari batubujije kugenda hakibona, dutegereza akajoro. Ariko umuntu watugendaga imbere, abo twita guide, yari yagize ubwoba. Abonye baturashe gutyo agira ubwoba. Agize ubwoba, aho kugira ngo dukomeze tugenda mu tuyira tuzamuka kugira ngo twihute, atugema igishanga kiriya cyo mubona cya Kabuye cy'umuceri. Tujya mu gicanga cy'umuceri, tukiraramo ijoro ryose. Tugera hariya Batsinda mu gitondo mu museke utambitse gutyo. Tuhageze turihuta kuko bwari bugiye kudukeraho, turihuta cyane nk'abasore ko kubashingura. Nubwo babaga baremerewe ariko barihutaga. Nubwo bari bananiwe, nubwo bari bamaze iyo minsi yose bagenda gusa, ariko barihutaga. Turagenda tugera ku Kagugu. Tugeze ku Kagugu dutangira gushyiraho ibirindiro byacu. Tubaye tukibishyiraho gutyo mu gitondo, umwana arimo umusirikare muto yarimo ashyira abandi mu birindiro. Interahamwe irasimbuka ibimukubise umuhoro. Ikiza no kutamuciye ijosi, ariko yamutemye ku mutwe hejuru, ariko ava amaraso gusa. Tumujyana muri sikibe baramuvura, ariko abandi barakomeza. Nyuma yaho nko mu gice cy'isaha tuhageze, twasanze Aduyi yaratwiteguye muri ka Kigali. Aduyi noneho yitegura kuza kudutera aho ngaho ku Kagugu. Araza koko, araza ari Aduyi nyawe mwinshi, afite burende, afite buri kintu cyose, afite abasirikare benshi, afite interahamwe, amafirimbi, ibintu byinshi. Noneho twebwe turabihorera kuko twari abasirikare bakomeye bakamiritse. Baraza bavuza amafirimbi yabo nyine na za burende zaduciye hirya no hino, ariko turabihorera. Baraza bagiye kutugeraho, basanga twebwe twabiteguye. Icyo twabanje gukora ni ukureba ya burende imwe, turabanza turayirasa. Burende mujya mubona hariya ku Kagugu, ni uwo munsi twayirashe. Turangije tubanyanyagizamo amasasu, ya mafirimbi n'ibiki byose bicika ubusa, barirukanka bakwira imishwaro. Icyo twakoze kubera yuko twari dufite ibyo batubwiye gukora, bakwiriye imishwaro, twebwe twashyizeho abasirikare, kampani ebyiri abazi igisirikare. Turababwira tuti mwirukanke mubakurikirane, mubirukanse gusa, mubirukanse. Ariko twebwe ntabwo twashakaga kubirukansa, ahubwo twirukankaga tujya muri CND. Turirukanka, izo kampani zirirukanka ziraza. Uwo munsi nko mu masaha 5 saa 6 tuba tugeze muri CND, tuba tugeze ku ntego ya mbere nyakubahwa perezida yari yatubwiye. Ngira ngo mwabibonye muri museum hariya binjira. Ubwo intego ya mbere tuba tubigezeho. Izindi nshingano bari baduhaye ni
ni ukugira ngo duhashye turwane n'umwanzi no kurokora abantu. Ibyo twabikoze hamwe. Tukigera ahangaha urumva izo batayo zari zije buri umwe afitiye nabo dusanze ahangaha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari nawe wari chairman wa High Command icyo gihe yahise ashyiraho urwego rwa coordination, ampa iyo nshingano kuba coordinator wa forces zose zari i Kigali. Ubwo amaze kumpa iyo nshingano, noneho forces zose zari i Kigali zara deployings, tujya muri deployment, tujya ku misozi, tudeployinga Nyanza, Rebero, Kacyiru, Kimihurura, Jari, Kami, kuko twari hagati ya Aduyi yari ari Kami, abandi bari Kanombe, abandi bari KGP, abandi bari Kacyiru, abandi bari mu mujyi hariya niho hari etamajoro. Ubwo twebwe tubagiye hagati kuko inyuma yacu hari Kami. Icyo twakoze nuko tubanza kwikiza abaturi hafi, abaturi inyuma aho tutareba. Twabanjirije kuri Kami turayirasa, ariko naribagirwa izo positions twari twashyizeho uko abasirikare ba deployinze, wenda sindi buvuge buri batayo cyangwa iki, ariko ko ba deployinze buri umwe wese na kamanda wari uhari yarazi inshingano baduhaye. Yarazi ko turi bari burokora abantu kandi bakarwana n'Aduyi tukazarangiza dutsinze umwanzi. Wenda nihuse, izindi deployment twakoraga ni nkuko mwumvise ngira ngo iradiyo yabaga hano yitwaga RTRM, yashishikarizaga abantu bose interahamwe n'abasirikare kwica abantu, kwica Abatutsi. Ni nayo yabarangiraga aho bari, ariko natwe yarababwiraga ngo n'inkotanyi zigeza aha, inkotanyi zigeza aha. Icyo twakoze nuko twashyizeho imbunda. Iyo radiyo yabaga hariya nko munsi ya Koje Bank, amazu ahari niho yabaga, ariko twashyizeho imbunda irarasa, iragenda irasa muri iyo nzu yari irimo RTRM. Tugiye twumva muri RTRM honyine baravuga ngo Noheli acitse akaguru, ngo baravuga ngo Noheli acitse akaguru. Noheli yari umunyamakuru. Ikindi gikorwa wenda umuntu yavuga ni nka hari n'ahandi hari haratunaniye gufata, kubera yuko urabona nk'i Kanombe hari airport, kandi leta niho yanyuzaga ibikoresho, yagombaga kuba iharinze na parakomando. Icyo twakoze nuko twaje gukora nk'ibyo Karenzi yahoze ababwira, za rugondo ihene nyinshi kutangatanga hirya no hino, turahataka. Ariko habagamo imbunda hariya muri control tower. Iyo mbunda yari yaratuzonze, yaratubujije kwegera airport. Ariko muri ba basirikare bacu nababwiye, arongera arayireba neza, arahirirwa arayireba, aratagatinga, ayikubitamo igikombora hariya muri control tower. Ibirahiye. Ihiye tuba dufashe nyine ikibuga, tuba tubabujije kuguma bazana ibintu. Ikindi nanzura nuko ibikorwa byo kurokora abantu byari byinshi pe. Ariko reka mvuga wenda ku gikorwa cya nyuma cyo gutsinda urugamba nk'uko bari batubwiye burundu. Twakomeje turwana na Aduyi nk'uko twagiye turwana nawe. Aho twagiye turwana nawe hose twagendaga tumutsinsura, tuhamukura. Kami arahavuye, Kanombe arahavuye, ahandi hose arahavuye, ku airport arahavuye. Tugenda tumunesha, aragenda wese ajya kuri Mo Kigali. Abandi nubwo Kacyiru bari bagihari, ariko abo ngabo bose twari dukuye ngiyo baragenda bajya kuri Mo Kigali. Bageze kuri Mo Kigali tumaze kubona ko tubagejejeyo, noneho dukora final assault,
dukora igitero cya nyuma. Igitero cya nyuma cyatangiye ku itariki 3, noneho dukura ingabo ku ruhande nk'ahariya hari Mageragere, ziza zisa naho zijya zigana nko kuri Ruriba. Izindi ngabo zizamuka zivuye Rebero, zinyura hagati y'aho ngaho hafi n'aho ngaho zurira umusozi, zigana nk'ahari umurenge wa Kigali ubu ngubu. Izindi ngabo ziva Nyamirambo zizamuka, noneho aduyi tumwurirana umusozi, tumwuriranye wa musozi yari asigaranye, turamukubita. Abari bari aho ngaho turabakubita, bariruka. Ijoro rirageze, babona ko tubanesheje. Babonye ko tubanesheje, iryo joro mu gicuku barashwanyutse bose. Aduyi aragenda, ariko abasirikare bacu bari babegereye nko kuri hafi na Ruriba, tubabwira yuko batagomba kubarasa, kuko uko bashwanyutse, uko bahunze, bari bahunze bavanze n'abasivili, bavanze n'ibintu byose. Twaze kugira ngo ntitubarase, kuko iyo tubarasa twajyaga gukomeretsa abantu benshi. Noneho turabareka banyura muri uwo muhanda ugiye kuri Skol, barakomeza magana za Ruri. Hanyuma twebwe dukora dukomeza nyine mu mujyi. Dukomeje mu mujyi dusa n'ababakurikira. Itariki 4 mu gitondo, ubwo turi mu kwa 7, turi mu kwa 7, itariki 4 mu gitondo z'ukwa 7 1994, Inkotanyi ziba zitsinze urugamba rwo kubohora igihugu. Afande arakoze cyane.